Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 11 z'ukwa 11 2024 tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda. Ni amakuru muri bugezweho nanjye umushakamba mfatanije na mugenzi wanjye Sentama mwaramutse mute? Twaramutse neza umushakamba, namwe mwaramutse? Yego natwe twaramutse neza. Yego. Tugiye kugaruka ku makuru yahe by'umwihariko. Amakuru tugiye kugarukaho by'umwihariko ni amakuru arebana n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mbere yo kuyageraho turabanza twikoze mu kibira umwami wo hejuru ngo ashobora kuba yaragarutse. Noneho byadogereye cyane. Indi ngingo tuza kureba, turareba imirwano irimo ibera muri Bukombo, aho M23 ikomeje gukora isuku muri kariya gace yagose kuva kera, noneho abo bita CMC Nyatura bakaba barasigayemo hagati. Ikindi tureba ni gahunda yo kwikiza General Cirumwami ngo barashaka kumwirenza. Ikindi tuza kureba ni nacyo cya nyuma, ni imishyikirano hagati ya Kinshasa na Bunagana. Bwana Mushakamba, hashobora kuba imishyikirano cyangwa se ishobora no kuba yaratangiye. Yego. Ubwo rero tukaba tugiye kubiva imuzi n'imuzingo, ariko mbere yo kugira ngo tugere ahangaha Bwana Mushakamba, hari abantu babonye amafoto y'intwaro zafatiwe Peti zifatwa na ARCM 23. Numvise bavuga batese izi ni inkwi, ni imyase yo gucana, ni ibiki iki kirundo. Nibyo bwarabonye. Hagaragaye imbunda zimwe z'aba special force, imbunda zo ku rwego rwo hejuru, imbunda zidatungwa n'umusirikare ubonetse wese, zitungwa n'umusirikare uri ku rwego rwiza mu mitoreze, by'umwihariko abazwi nk'aba special force. Twagiye tubivuga kenshi ko Peti ari abasirikare benshi baba Anaconda special force ndetse na Hibu special force, ndetse bari kumwe n'abacancuro b'abazungu. Hari n'abitwa Tigers. Hari n'abitwa Tigre. Yego. Abo bose na Egro. Na Ego. Ibyana bya Kagoma. Kugira ngo hariya ni hari imitwe itabarika. Satani ya kabiri yo ngo yagiye i Burundi. Yagiye i Burundi ariko iri gukubitirwa mu kibira. Ubwo rero Bwana Sentama, ejo hiriwe imirwano ikomeye cyane mu M23 ibakubita ikintu cyitwa operasiyo Karundura yo kubatega imyobo ishinzemo ibisongo, bakagenda bayigwamo mu buryo batazi. Abandi nabo babakubita nijoro mu operasiyo adasanzwe, abahungu babaga bikinze ku biti bambaye imyambaro bameze nk'ibiti badahumeka, ubundi abandi batambuka bakagenda babakurura babanyuruza, baca amajosi, babambura imbunda. Ibintu byabayeho ntabwo bazi byari byo Bwana Sentama, ku buryo ntawe ushobora kubisobanura usibye uvuga uti nabonye umuntu twari kumwe ndi inyuma ndamubura, mpindukiye ndamubura, mu kanya sinumva nataka, ahubwo nshamushatse ndamubura, nanjye nirukanka nk'umusazi, sinzi iyo ndi, sinjye warose ngera ahagaragara cyangwa bucya nkabasha kuboneka. Rero n'ubu baribaza bati M23 ni ibimanuka cyangwa ni abantu basanzwe. Ni ibintu bikomeje kubabera urujijo cyane, kuba baje bizeye ko bafite imyitozo ihambaye, bakahita banabwira abanyamakuru babo ngo mwandike twafasha aha, mu by'ukuri batarahafata, bataraharwanira ngo bamenye ko ijoro ribaruwa riraye. Nuko byaje kubagendekera, ubundi imbunda, imitwaro n'imitwaro, imirundo n'imirundo, M23 irafotora yoherereza abantu bayo. Hari abantu bahoze bambwira ngo ni imyase, ntabwo barabona atari imbunda. Ubirebye uko byaba birunze, uburyo birunze n'uburyo bingana, yego, ubona ko ari imyase atari imbunda, bitewe n'uko ziriya mbunda zirahenze. Kubona imbunda zingana kuriya biba bigoye, niyo mpamvu abantu bavuga bati ni imyase rwose. Yego. Ariko Bwana Mushakamba, hari ikintu umaze kubona. FRDC nabo bafatanya ARCM 23 igira iki kisubirira inyuma gake. Yego. Bakabyina bati twahafashe. Ariko ntabwo bimara kabiri. Yego.
biriya ni imyitozo mike, ni kutamenya kurwana, ni ibiki? Bwana se nta mu bundi gufata ahantu ni ukwirukana umuntu uhari ukamwaka pozisiyo yari arimo akahunga. Naho bo M23 kubera kutaba mu mijyi n'ahari pozisiyo zabo utamenya ngo hano hari pozisiyo hano ntihari pozisiyo bitewe n'amayeri yabo nk'inyeshyamba birumvikana. Iyo ibiri kubakina ibiri abari strategie militaire iri kubakorera kavuga ngo wenda tuve kuri aka gasozi tujye kuri kariya nitugera kuri kariya twihishe bagire ngo twagiye bakibwira ngo bagiye koko bakandagira muri uwo mujyi umuturage uhari akahita avuga ati basubiye inyuma nabo bakaza bahakandagira ntibabarase bakabihorera kuko bakibashakira ibirungo bibakwiye. Abandi bati M23 yahunze yashwiragiye nabo bakivuga ngo bayikubise mu by'ukuri bitabayeho bamara kwisuganya bamara kuharunda ibikoresho bamara kwazana imbunda M23 ikeneye kuko yafashe n'imbunda ikomeye irimo Katyusha ndetse n'indi mbunda irasa kure ngo iri mu bwoko bwa BM ariko itari ibanziriza BM 121. Rero M23 yabona imaze kuhabona depo ikeneye ikabakoramo operasiyo ikomeye cyane bakisanga ubashije kurokoka yirukanse agasiga bya bintu uko babizanye bakabiterekaho akaba ariko M23 zikabisanga imbunda amasasu nta na kimwe kivuyemo byose bikiri bizima abandi bari babirinze bakora mu operasiyo yo kubica abandi bakirukanka bagakizwa n'amaguru. Ibyo nibyo bibaho nabo bakishima bakabyina ngo bafashe ahantu bisubije ahantu ariko bikaba kwarika ink'imitarashi. Bwana Mushakamba hari umuntu twigeze kuganira wenda simuvuga izina ni wo muri M23 AFC umusirikare arambwira ati kariya kakino ko kubihisha bakaza bagakubitwa batabimenye ati kariya kantu tukita mu rurimi rw'igiswahili ngo ni ujanja wa pori ngo ni ubucakura bwo mu ishyamba. Bakamenya kwihisha bakabakubita noneho ngo bagakoresha n'akandi kitwa hit and run ngo ukubita warangiza ukiruka. Naho bakoresha ngo abasirikare bake ngo bakagenda bagakubita nka pozisiyo iminota mike cyane y'umwanzi bakikubita iminota mike barangiza bakiruka bakajya no ku yindi nayo bagakubita noneho bakavuga bati aha hantu ko bakubitiwe rimwe bite aba bantu ni benshi noneho ngo bagata ubwenge. Niyo gerira gucanganyikisha umuntu rwose kandi bakoresheje imbaraga n'ibikoresho bike. nicyo kikubwira umuntu wabaye mu birunga. Reka tugende ariko tugende tuve Warikare tuve muri bice bya Warikare tuzamuke ndetse tunambuke twigira ahantu hari ishyamba ahantu umwami wo hejuru akunda kumanukira. Ngo bimeze bite? Nibyo Bwana Sentama muri iyi minsi noneho haje Kibira Karundura operasiyo Kibira Karundura aho amajoro kuva ku wa gatanu washize ayo majoro yose arimo umuriro aho rwose noneho biragaragara ko ririya shyamba hari abarizamo ari abashyitsi bakaza kuryubakamo ariko rikaba rifite ba nyiraryo bibera mu myobo no mu bihuru bafitemo ubuturo buhoraho kandi barizi neza rwose ku manywa na nijoro baba bareba kimwe baba barifite baza ubwihisho bareka abo bashyitsi bakaza bakaryubakamo babareba. Bwana Sentama rero kuko nk'ubu barabakubita mu ijoro ku manywa bagaceceka bakababura bakabakubita bakayoberwa iyo barengeye drone zabo bakazizengurutsa z'igisirikare cy'u Burundi zigahiga zikabura umuntu ahubwo zimwe zikaba ziburirwa irengero zigeze iyo hirya runaka mu mashyamba kuko ririya shyamba ni rinini Bwana Sentama. Amakuru yemeza ko noneho usibye cyane mu bapfuye usibye abo ba FDLR aba FRN n'abasirikare b'u Burundi wenda n'abakongomani bake barimo hapfuye abarusiya b'abacancuro ba Wagner 16 bahaguye barakubitwa
hakaba hari abaturage bakomerekeye bari bajyanye gutwara inkwi no gutwara ibindi barakomereka, ariko ubu ntibamenye uko biba byifashe. Bwana Sentama n'ibyaha byo kuvuga ngo bakubise umuntu uri ku ruhande rwe amaraso aramutarukira. Rero amakuru aremeza ko ari operasiyo gukorwa nijoro, n'ubu nijoro ishobora kuza kuba rwose, bitewe n'uko abari gukora iyo operasiyo bafite ubuhanga bukomeye, kandi ririya shyamba ni iryabo. Ririya shyamba ni iryabo, niryo bituriyemo, bafitemo imyobo itagaragara utashaka ngo umenye, cyane ko unayegereye bakurasa ukayoberwa amasasu aho aturutse, uhindukira wareba iburyo bakakurasa, wareba ibumoso bakakurasa, hakabamo ibice utanageramo ugeramo ntugaruke uko byagenda kose, bitewe n'uko ni ibice batwara n'abasirikare bakabashimuta, babagezayo bazanavayo bakayoberwa iyo bari bari. Rero hari hashize iminsi mikeya bivugwa ko abasirikare b'u Burundi bafatanije n'abacancuro b'abazungu b'abarusiya barimo kubaka ikigo gikomeye cyane, barimo bakikiza bakora amakorutire akoresheje amasenyenge n'ibindi, barimo besitara amatara ku buryo nta muntu ushobora kuzabaca muri humye, barimo besitara amakamera ku buryo rwose imbere muri icyo kigo nta muntu ushobora kuzabaca muri humye. Ariko mbere y'uko bacyuzuza Bwana Sentama bahise babakoramo ku buryo twavuga ngo babisubije urudubi, bisobanuye ko iriya shyamba rya Kibira nibatarizinukwa bazarishiriramo, abasirikare ba neva bazarishiriramo, FDLR, izi FRN, ariko nyine byose ni na wa muvumo baba bagendana bakorana na FDLR, cyane ko buri gihe n'ubundi mu Kibira iyo batari kumwe na FDLR baba bari amahoro. Hari n'umugezi Bwana Sentama uri mu Kibira bakomeje kubajugunyamo uko bwije n'uko bukeye, niwo urimo gutwara imirambo ya bamwe mu buryo butazwi. Abantu babona imirambo itambuka mu mazi muri uwo mugezi uturuka mu Kibira Bwana Sentama. Amakuru yakemeza ko hari inkuba hariya irimo gukubita isukura Kibira, kandi biba buri gihe bari kwifatanya n'izi FDLR. Iyo bari bonyine ntabwo ntacyo baba, nta n'inkuba ibakubita. Yego. Reka noneho tuve mu Kibira tukomereza ahitwa i Bukombo, ni muri teritwari ya Rucuru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Haramukiye imirwano, sinzi ko nayita imirwano, ariko ni operasiyo zo gusukura kariya gace ka Bukombo. Uzi ko hari CMC Nyatura yasigayemo, imwe ya Dominique Ndaruhutse, harimo n'abandi nk'aba FDLR. Hazindutse imirwano rero i Bukombo. Imirwano irimo kubera ahitwa Ikarambi. Ikarambi kuko umuntu uri yaranyandikiye ati c'est lundi 11 novembre des affrontements à Shonyi, ahitwa Ishonyi n'ahitwa Kavumu, dans le groupement de Bukombo, ashyiraho bare Birambizo teritwari de Rucuru. Hazindutse imirwano ahitwa Shonyi, Kavumu na Karambi, ni muri Bukombo, groupement ya Bukombo, teritwari ya Rucuru. Des sources locales affirment que le M23 AFC affronte des FDLR et Wazalendo depuis tôt ce matin. M23 ARC yazindukiye mu mirwano mu gitondo cy'uyu munsi, aho irimo irwana n'abiyita Wazalendo, ariko ba CMC Nyatura ndetse na FDLR bari hariya basigayemo hagati. Imirwano irakomeye rero Bwana Mushakamba, ngira ngo hari icyo ikurikiranyeho n'ubu ngubu tuvugana imirwano yari ikirimo, bimeze bite? Nibyo, imirwano n'ubu ngubu irahari nubwo hatarasohoka rezilita y'ibyabaye, ariko imirwano irahari. Wazalendo ntizifuza kuhava, ariko M23 nayo ntiyifuza ko zihaba, ikomeje kuzikoramo umukwabo, kuzikubita izihakura. Impamvu banga kuhava niho hasigariye ibiryo, niho hantu hari ibiryo, abandi bose inzara zibamereye nabi aho bari hirya no hino. Rero Bwana Sentama barimo barwana cyabakoresha akabaraga ka nyuma, bitewe n'uko M23 nayo ishaka gusukura ibice byayo 100%. Ntabwo yitaye ku kubashyiramo imbaraga nyinshi, kuko n'ubundi nawe nta mbaraga bafite usibye kubirukansa bakirukanka,
bakihisha bakagana mu mashyamba yegereye, ubundi M23 ikaba ibaretse, ariko ngira ngo iyi mirwano noneho yo ni iya nyuma kuko niyo kubakora no muri ibyo bice burundu hagatekana burundu. Yego bwana Mushakamba, nibyo kuko si n'imirwano, ubundi ni nko gukora operasiyo yo kubahumbahumba bakavamo, umutekano ukaboneka, kuko bihisha bakagirira nabi abaturage. Imbaraga zo kurwana zo ntazo bafite kuko ntaho babona bakura ibikoresho, ni abantu bamaze igihe kinini cyane bakubiwe hagati, barimo hagati. Yego, njyane n'umwaka waba unarenze bakubiwemo hagati, ko hari habohowe kera. urumva rero ko kugira ngo babone ibikoresho byabagora no kubaho babaho bihishahisha. Reka dukomeze bwana Mushakamba, twerekeze muri Goma. Muri Goma tuhatinde gato, twatunzeho itoroshi, Cirumwami ngo ntabwo bakimwumva. Cirumwami ngo ntabwo bakimwumva, hari n'umugambi wo kumwivugana uriho, hamaze kuba inama zigera muri 2. Yego, zikaba zarabereye hariya i Goma. Iya mbere yabereye ku kabari k'uwitwa Mbokani, ngira ngo Mbokani uramuzi, umwe wahoze ari umumotari akaba yarigize generale. Yego, muri Nyiragongo n'umukuru wa Wazalendo zabo. Yego, afite akabari hafi ya Borne. Borne ni bya bisima byubatse bigaragaza imbibi z'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda. Hari Borne rero ya 13. Aho hafi ya Borne ya 13 ahafite akabari uyu nguyu Mbokani. Yego, kuri aka kabari rero habereye inama. Habera inama yo kugira ngo bazikize General Cirumwami, ariwe guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Icyo bamuhora rero, ushobora kwibaza ngo baramuhora iki? Icyo bamuhora ngo nuko ashyira Wazalendo imbere bajye kurwana. Noneho yabashyira imbere ngo ntabahe ibikoresho, akababuza ngo no kwataka. Noneho ngo akabaha ibikoresho yikiza. Yego, bigatuma ngo bapfa. Bahera igihe bamwirukankanaga bakamwambura urukweto, bakamurasagata urukweto. Aho ni muri Rucuru ruguru hariya, ngira ngo ni 2021. Intambara igitangira. Intambara igitangira baramwirukankanye, agenda yambaye kambambiri ikirenge kimwe, ikindi cyambaye inkweto za gisirikare, urukweto rwa gisirikare. Bagahera aho bati yahereye hariya twicisha, arakomeza aratwicisha, none dore ahageze atwicisha, tugejeje za Pinga, tugejeje muri Kivu y'Amajyepfo atwicisha. Bakavuga henshi cyane bagiye batakariza. Yego, noneho harageze ko nawe tumwikiza akavaho. Ushobora kwibaza rero uti abari muri uyu mugambi ni bande? yego, Abari muri uyu mugambi, aba mbere ni FDLR na Wazalendo. zigiye kwica pare wazo. Muri aba rero harimo Dominique Ndaruhutse. Dom. Ariko uyu Mbokani we nubwo arimo nk'umuzalendo, ariko buriya ngo ni umukozi wa Cirumwami. Ngo ni ijisho rye. Ku buryo no muri iyi nama yabereye hariya kuri aka kabari ke bari bahamutsinze, baramubwiye ngo aceceke. Ngo azibeshya hakagira aho babyumva hanze ngo azababona. N'ubu baramwica. Araceceka rero, aceceka byo kwigura. Kubera tubimenye baramwica. Ubwo muri uyu mugambi rero, reka umugambi wabo twishyire hanze. Harimo Domi, harimo Mbokani, hakazamo umu FDLR witwa Ruhambabazima. Sindabona irindi zina rye nyaryo, ariko ngira ngo arazwi witwa Ruhambabazima. Kuko ngo akorera hariya Rushayo, niho afite ibirindiro. Noneho hakazamo na delegasiyo yoherejwe na Kasikira. Kasikira ngira ngo uramwibuka. General Kasikira uriya bohereje kurwana muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri biriya bice aho bahanganye na M23. Uyu Kasikira rero nawe yoherejemo delegasiyo ye kuza muri iyi gahunda yo kwikiza Cirumwami. Sinzi niba
yenda arwana kugira ngo amuvaneho abe ari we bagira guverineri ntawamenya. Hari n'igihe n'ishyari ryabamo. Yego. Noneho ejo bakaba barakoze inama bayikorera ahantu bagiye gutaha akabari ka Mbokani kandi kubatse ahitwa Majengo muri Goma. Muri iyi nama rero bemeje uburyo bazirenza Cirumwami. Bazabigenza bate? Bati tuzamubwira ngo tujye kumwereka uko urugamba rupanze hariya mu kibaya, tumutemberezeyo, nitugerayo tuzaba twateguye uwo kumurasa, umurase apfe. Iyo gahunda bafite. Bwana Mushakamba rero umuntu akibaza ati aba bantu bari basanzwe bafatanyije barwanya AFCM 23. Ese iyi mirongo ibiri y'urugamba bagiyeho iraza kubahira, biraza kumera bite? Ntibirabahira. Hari umurongo w'urugamba wo kurwana na AFCM 23. Hakaba n'umurongo w'urugamba wo kwikiza bamwe muri bo badashaka. Nk'uyu General Cirumwami. Ntibirabahira. Icya mbere General Cirumwami barusha imbaraga no gukundwa hejuru. Ikindi ni umuyobozi wabo. Ikindi cya kabiri byamenyekanye, amakuru uburyo yageze mu itangazamakuru akenshi byategurwaga biba byapfuye. Niba amakuru tuyamenye ni uko hari n'abo kwa Cirumwami bayazi. Ikindi Cirumwami ni umusirikare nawe si umusivile. Ubwo rero Bwana Sentama icyo navuga ni kimwe, nibakomeze bashwane bizungukira M23. Ikindi bose ni ibisambo nyine, rimwe na rimwe ibisambo bihuje umugambi bigeraho bigapfa ibyo byibye. Ibi byose icyo bari gupfa ni ibyo basahuye, nibyo barimo bagenda basahura, nta kindi kibiri inyuma. Bwana Sentama nuko babona Cirumwami yongeye amabariyeri, Cirumwami ari guhembwa menshi, Cirumwami ntajya ku rugamba, ari mu bapfa nyuma. Bakabona rero Cirumwami akomeje kubaryana intambara, reka bari kumvuga. Ibyo rero niyo mpamvu birimo kubanisha ari bafitiye Cirumwami, ariko bose ni mu bibi byabo. Barabizi ko ubutabera bwe M23 bategereje umunsi yabohoye hariya, cyangwa umunsi yagize uwifata muri abo izamufunga kandi izamuhana by'intangarugero. Bwana Sentama. Yego. Reka dukomeze rero tubitege amaso Bwana Mushakamba. Tubitege amaso iyo abantu bageze aho kwicana burya biba byarangiye, biba byabarangiranye, burya n'uwo barwana nawe arabashobora. Yego. Ahasigaye nabwira AFCM 23 di courage. Nabo ubwabo barabafasha, n'ubufasha uretse na za ntwaro twabonye zirunze babazaniye, n'ubufasha iyo batangiye kwirwanira hagati yabo. Reka ikindi Bwana Sentama, kimwe nari mvuze cy'ubucuruzi, niba uyu munsi utubare twinshi two mu mujyi wa Goma ari utwabo. Yego. Nta kindi bisobanuye, ni uko bibereye mu bucuruzi, bitwaje ko ari abasirikare, bitwaje ko bafite imbunda, ariko rero ntabwo warwana urimo no gucuruza ngo bizahure. Niyo mpamvu batsindwa buri munsi, kandi ibyo bari gukora birongera akajagari mu mujyi wa Goma, ari nako gutakaza Goma kwabo. Ni ibintu bigenda biri etape par etape, kuko bagenda bajya mu bindi bitari kurwana, bajya mu bindi by'ubucuruzi. Niko ejo bazabipfa. Niba wari ufite akabari bamwakaga imisoro idasobanutse bigatunga wazarendo runaka n'abano aho ngaho birumvikana. Utubare tundi duhari turahava, sigara akabari ka fande runaka, ingirwa generali runaka n'ingirwa koloneli. Rero bizarangira babipfuye, babigize gute, bizarangira bibaciye intege cyangwa bibaciye imbaraga, biha imbaraga M23 bo bibasubiza inyuma. Nibyo Bwana Mushakamba, reka dukomeze tujye kuri iriya ngingo ijyanye n'imishyikirano abantu baba bayitegereje. Bwana Mushakamba, guhera ku itariki 7 hatangiye gucicikana urupapuro rw'inzira rumwe bita ordre de mission cyangwa movement order.
rw'abadepite bagera mu 10 ndetse n'umukozi wo muri perezidanse ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigaragara ko guhera ku itariki 12 ni ukuvuga ejo hazaza bazaba bari i Kampala bagiye guhura n'itsinda ry'abantu bita Amitié Congo Uganda. Ariko amakuru y'ukuri avuga ko atari itsinda riri aho gusa, ahubwo amakuru aturukamo imbere aravuga ko bagiye kumva icyo ARCM 23 yasabye kugira ngo bashyikirane. Cyaba ari ikihe yasabye Bwana Sentama niba ufite amakuru? Turaje tukigereho Bwana Mushakamba. Wibuke neza ko ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 Tshisekedi yagiye kwa 10 Tshisekedi yagiye i Kampala Bwana Mushakamba. Kiriya gihe nibwo muri Warikare byari bimeze nabi. Noneho hanyuramo umunsi wo kuri 31 ku itariki ya mbere y'uku kwezi, intumwa za ARCM 23 zari ziyobowe n'umuhuzabikorwa wayo nazo zijya i Kampala. Bwana Mushakamba rero icyagaragaraga n'icyavugwaga nuko hariho ibiganiro biziguye, ni ukuvuga ibiganiro biri indirect. Uvuga ni ibiganiro binyuze ku wundi muntu w'umuhuza, ariko noneho abaganira batareba n'imbona nkubone, ubwo bagenda bakaganira n'umuhuza bakataha, urundi ruhande narwo rukajyaho rukaganira n'umuhuza akarwereka ati ruriya ruhande rwa Buzibi rwasabye ibi, ariko bo ubwabo ntibarebane amaso ku maso, ntibicare ngo baganire barebana. Ibyo rero byaravugwaga, kandi noneho ikimaze kugaragara gishobora kuba ari byo, ari ukuri, ntabwo ari ikintu kigishidikanywaho Bwana Mushakamba. Noneho itariki ya mbere y'uku kwezi kwa 11 uribuka ko intumwa za AFCM 23, abantu batubabarire ni amagambo ajya kuvugwa kimwe, AFC barabizi ni Alliance Fleuve Congo, naho ARC ni Armée Révolutionnaire Congolaise. Noneho zigiyeyo zishobora kuba zaratumye umuhuza ko icyo zikeneye mbere na mbere, ni nacyo warumbajije, nuko leta ya Kinshasa mbere y'uko bemera ko baganira nibanze ikureho itegeko inteko yatoye rivuga ko Kongo, leta ya Kongo itazongera gushyikirana cyangwa se itazongera no kwinjiza mu ngabo abo mu mitwe yitwaje intwaro. Ariko Bwana Mushakamba, dusubira inyuma, rijya kujyaho kwari kugira ngo bazazitire ARCM 23 itazasaba icyo kintu, bazagaragaze ko itegeko ritabyemera. Ubu rero nayo ikaba yabakubise rugondi ihene cyangwa se umurandurasogi wo kuvuga ngo nibabanze bakureho iryo tegeko ibone yemere ibiganiro. Yego. Ubwo rero intumwa rero urumva ko nizo zirebana n'itegeko shyirwaho n'ihindurwa n'ivanwaho se by'ingingo runaka z'itegeko. Ubwo rero bari abadepite niko kujyayo, bakaba ejo bazaba bari i Kampala, ahantu bazamarana iminsi ingahe? 8. Iminsi 8 rero Bwana Mushakamba, ntabwo ari iminsi mike. Ushobora gusanga tugiye kumva bakigerayo tukumva tuti haje n'intumwa za ARCM 23. Nabyo birashoboka. Izo ntumwa rero zizaba ziyobowe na Depute Nationale wo bita, arazwi kuko amaze gukora muri za leta nyinshi, wo bita Lambert Mende Omalanga. Akaba ari uzaba bayoboye, n'abadepite bagera mu 10, hakaba n'umukozi wo muri perezidanse ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Icyo basabwa rero, cyo Kongo isabwa, icyo Kinshasa isabwa, ni ukubanza kuvanaho ririya tegeko, noneho bakabona bakajya mu biganiro Bwana Mushakamba. Ariko ikigaragazwa nuko ngo Tshisekedi arimo ajya mu biganiro akabijyanamo uburyarya.
uburyarya ni uko arajya kuganira, agashaka kuganira ibitari imbona nkubone, agashaka kuganira rwihishwa, agashaka kuganira hirya arimo ategura n'intambara. Ibyo bintu urabivugaho iki? ni ibisanzwe. ni ukuvuga ngo ameze nk'uri gukeza abami babiri, arakeza bamubwira ngo naganire bitewe n'uko abona ko atorohewe, ariko nanone akongera agakeza FDLR imubwira ngo rwana, turwane turwane turwane, kubera ko FDLR imufatiye icyuma cyangwa inkota ku gakanu. Ikindi ifite abayishyigikiye b'Ababiligi. ese buriya ntishobora kumushyira mu gatebo kamwe na umwami? Niko bizagenda n'ubundi, niko bizarangira. nuko ishobora kuba itarabona undi muntu yashyiraho. Yego. Rero niyo mpamvu ibintu bimeze kuriya, ariko uko byagenda kose Kisekedi wari mu mazi abira azasabwa cyangwa se arasabwa kwemera kuganira na M23, kubera ko ari kwamburwa igihugu, kandi FDL nta kintu biyibwiye, ipfa kuba ikiri mu butegetsi, ikiri hejuru, gifitemo ijambo. Abaturage bo bazunguka, M23 niba yahabohoye, niba yafashe ahandi, cyane ko buri ahantu h'ingenzi hasigaye urebye muri rusange ni Goma, kandi nayo iri mu marembera, ihari idahari bitewe n'uburyo igoswe. Rero bwana Sentama, ikintu kiriho ni kimwe, nuko Kisekedi arashaka bitewe no kwamburwa ibice, baramubwira bati nta kintu usigaranye. Mbere nibwo yacaga amazi kubera bice mu 23 iri gufata, ariko uyu munsi ntabwo ikibica amazi cyangwa ikibisuzugura, bitewe n'uko ibona hamaze kuba hanini, kandi imaze arimo kwamburwa bimwe mu bice birimo amabuye. Ari kwamburwa bimwe mu bice bifite ubutunzi kamere cyangwa se ubutunzi bw'ingenzi yarakeneye, ndetse bwanatumaga bamwe mu banyamahanga bamukurikira, bamukenera. Rero batangiye kugenda bamuvaho, abona bagenda bamuvaho batakimuvugisha neza, bitewe n'uko babona aho icyatumaga bamuvugisha kiri kugenda kivaho acyamburwa. Kandi M23 ikarushaho kubona imbaraga n'amaboko uko igenda yegera ahantu ifata ahandi. Ibyo byose rero bikamuca intege, ariko nanone FDL ikamubuza kuyoboka iyo nzira, bitewe n'uko FDL yamushutse byinshi, iramubwira ngo abayobozi ba M23 nibafatira ibihano. Ibyo birakorwa, bakatirwa urwo gupfa, iramufatiye nyine inkota ku gakanu. Imigambi ye n'aba Neva n'abandi irakomeye, Ububiligi burakomeza bumupushinga, ntabwo afite icyo ntafite ubushobozi bwo kubabwira ngo oya. Icyo rero nicyo kibazo gikomeye cyane gihari bwana Sentama. Yego bwana Mushakamba, akaba mugani w'ikinyarwanda uvugira ati ukize baraza. Buriya ikintu urimo uvuga nicyo, uwazaga kuko Kisekedi afite Rubaya nta cyiza. Yego. Wazaga kuko Kisekedi afite Somekivu iriya ya Rucuru, iriya hagana za Kibirizi, nta cyiza. Wazaga kuko Kisekedi afite ibirombe bya Minzenze, nta cyiza. Wazaga kuko Kisekedi afite ibirombe byo muri Ngungu, nta cyiza. Biriya rero ngira ngo biragenda nabyo bimumaraho imbaraga n'amaboko. Noneho byakubitiraho n'umwiryane urimo imbere, bigahumira ku murari bwana Mushakamba. Nibyo bwana Sentama, kandi birigaragaza. Ari nayo mpamvu M23 nayo itakibinginga, ibabwira ibategeka. Ni nayo mpamvu imubwira iti turashaka ibi. Mbere yuko tuganira banza ukora ibi. Nawe agaca bugufi, kandi bitwara bivuze mbere tugitangira. Twarabivuze tuti hari igihe azakenera kuganira bitagikunze cyane rwose. Ndabyibuka umuvugizi wa gisirikari wa AFCM 23 Lieutenant Colonel Wiringoma yafataga ijambo buri gihe akavuga ati turashaka amahoro, ntabwo dufata ibice ngo tubitegeke,
turashaka amahoro turashaka ibiganiro. Ibyo bintu yarabivugaga buri gihe, ariko uburyo yabivugaga ubu bimaze kugenda bigabanuka. yego ubu ngubu ntabwo akibivuga cyane nk'uko yabivugaga mbere. Bigaragara rero ko ARCM 23 uyu munsi yifitiye icyizere, imaze kugira ijambo, nubwo avuga ati turabambura intwaro mu mujye Rumangabo, ubundi muzajye hehe Maniema cyangwa Kindu, muri kantonema na prekantonema. Ubu ngubu nta kibyivugisha kuko ntiyanabibona. ibyo byo ntibizaba. Ni wa mugani nanone w'ikinyarwanda uvuga ngo uguhiga ubutwari mugira mutehari, muratabarana. ni ahame hamwe batabarane rero. Bwana Mushakamba, twagana ku musozo. Nibyo rwose. Reka twibutse rero abari badukurikiye ingingo z'amakuru zari zigize amakuru yacu y'uyu munsi. Mu kibira byongeye byadogereye, umwami wo hejuru yongeye yabasuye, twavugaga inkuba, akaba yongeye yakoze hasi. Yego. Indi ngingo twaganiriyeho ni imirwano muri Bukombo, hariya ni muri teritwari ya Rucuru. Ikindi twavuze kuri gahunda yo kwikiza General Kirumwami, kuko harimo bajya inama yo kumwikiza ngo bamwice, barimo General Kasikira, barimo Domine Ndaruhutse, barimo FDLR nayo irimo, n'abandi Wazalendo. Ikindi noneho twaganiriyeho ni imishyikirano hagati ya Kinshasa na Bunagana, aho intumwa z'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziyobowe na Lambert Mende Omalanga zizagera i Kampala ejo kuri 12 z'ukwa 11 2024, zigiye kumva icyo ARCM 23 isaba kugira ngo hakunde habe ibiganiro hagati y'impande zombi. Bwana Mushakamba rero dushimira abari badukurikiye, bakoze cyane. Tunibutsa abashya gukanda subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo n'uriya Mashariki. Batwandikire kandi batumenyeshe ibyifuzo byabo n'ibitekerezo byabo baciye ahanditse comments. Mwirirwe neza. Yari Sentama, mikoro ni yawe Bwana Mushakamba. Urakoze cyane Bwana Sentama, umunsi mwiza, muhahe muronke abadukurikira badahwema kubana natwe amanywa n'ijoro aho mwaba muri hose. Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha.